Green P nawe agiye kujya USA finally yaba ari muri gahunda zawe cyane na USA naho ni projet ngomba kujya gukorayo je naje mubona hafi y'imodoka nziza cyane Green P nabyo bya biri muri ibyo bintu uri gucamo kuko abantu baba bafite n'amatsiko ko iyo modoka ni nziza ntimbeshye day by day dufite kwanza wasomye ku buzima ndazi muzasoma n'urupfu kuvukira icyapa ntibizaguca ingufu buryo umugabo isi muba ku bitugu abenshi utitabanze n'inshuti zifite inyungu. Yo, what up? This is Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Muri kumwe nanje Albina Sini, good girl in the city, the queen of the mic. Mbibutsa ko nimutarakora subscribe, like, comment and share and notification button sinzi byurimo. Bimze bite bonga corona first of all. Amakuru. Fresh. Watanje ribwira abantu bari kuri Legacy TV. Arabizi nitwa Mpozenzi Green P Mili Bandana. Yeah. Bungu haje agashyashya. King Sosa King Ortega. Alright. King Sosa Ortega washaka kuvuga iki kuri iryo zina? Jewe nago nabisobanura ariko ni grade iyo mvuye muri so runaka nza ndi umuntu mushyashya cyokoze na upgrade ubukoze kabisa. Ari abantu benshi cyane bagukunda cyangwa bagukurikirana ariko bakaba bazi izina ariko batazi ngo nukubera iki. Green P why kubera iki iryo zina? Green P nabisobanura inshuro nyinshi. Green P ni izina Green naryiswe na grand frère. Yego. Kongewe amazina yanjye menshi ntago ari ababyeyi banyise. Yeah. Mu rugo banyise Rukundo ryonyine. Irindi Elijah ni grand frère warinyise ananyita Green. Green. Yeah. Okay. Green rero niga muri secondaire abantu baravuga ngo Green person umuntu w'icyatsi. W'icyatsi. Yeah, no for Green P. Ako ni cyatsi musanzwe ugura na gikondo. Of course ndi icyatsi. Ndi umufana wa Kiyovu. Na Liverpool ariko. Babyumve ngo ababikunda ba clicking kuri like no kuri comment. Hanyuma Green P ndanezerewe kubuje kuri Legacy TV. By the way babwire ba subscribing. Bagoswa ubu. Babikora mukande kuri ako kaboro ka. Definitely. Yeah, hanyuma uravuze ati abavandimwe n'iki nje ndibaza Green P ubana n'abavandimwe bangaye. Mwavutse muri bangaye wanyu? Twavutse turi torero. Twavutse turi benshi. Ndi umwana wa kane mu rugo. Alright. Nyuma yanjye hari abandi babiri. Okay. N'undi wa gatatu tu. N'undi wa gatatu. Ubwo mwese muri nkaba bari nk'umunani ariko twavutse turi batandatu. Ariko nyine mu rugo turi abana umunani. Okay. Hari abantu benshi cyane bakunze kugukurikirana bakanibaza bati ese nibyo koko mu muryango wanyu mwese muri abahanzi? Cyangwa muri art cyangwa buri wese afite ibyajyamo bye? Naga twakuriye muri music. Ko twakuze papa acuranga gitari. Mu rugo hari amagitari. Yeah. Nanjye ncuranga gitari. Really? Batabizi ariko ndi umucuranzi wa gitari. Okay. Ufite ba sister bacuranga amapiano. Twakuriye mu muziki ariko ntabwo twese twabishize hanze twese. Yeah. Uretse wenda grand frère Dan Scott na Ben nanjye. Yeah. Ariko Dan Scott we ntabwo yabikoze by'umwuga nk'ibi byacu. Yeah, sure. Ni ibintu akora byo kwishimisha ko nawe acuranga piano na guitar. Swingize tu. Cyane. Abantu benshi cyane bakomeza kwibaza bakavuga ati muri iki gihe turimo hari abantu bari kwishyira mu matsinda ba Kenya Trap, Zina Trap, tuzi noneho n'abarenze bari hejuru aribo navuga ngo naba legends Tough Gang. Tough Gang iyo journey yanyu iracyahari yarahagaze muzongera mwihuze bimeze gute bihagaze bite? Tough Gang irahari. Tough Gang irahari ariko ntago ari nka kwa kundi bana nk'iyo urubyiruko ruri kuza ruza rushyushye byatari rwose. Okay. Ariko iyo umaze gukura hari ibindi bintu mujyamo byinshi ntago muba mugifite ya time
mwabonaga mbere yo kwirirwa ku marigara, kwirirwa murapa, kwirirwa izo swing nizo zatumaga abantu babona Tuff Gang ishyushye byatari. Ubu ngubu rero haba hari ibindi bintu umuntu arakura n'iki n'iki. Uravuze uti inshingano mitangira amatsiko cyane. Abantu benshi bibaza bati se Green P yaba afite umuryango, se Green P yaba ari mu rukundo, yaba agiye gutera ibisa ahubwo utuntu nk'utwo, cyangwa se yaba ari muri gahunda, cyangwa nta n'ibyo arimo, nta n'ibyo ateze kujyamo. Bihagaze bite? Ndi umupapa, nta ibyo bintu ni ibintu hashize imyaka myinshi. Urumva Tuff Gang yaje ifite imyaka 18 ubwo twakoze indirimbo yitwa Kwicuma. Kuva icyo gihe Kwicuma yamenyekana, abantu buri munsi bambaza umukunzi, umwana, ibiki. Urumva hashize imyaka myinshi. Urumva rero imyaka yashize iyo level yararenze, hashize almost 12 years. 12 years, yeah, definitely. Ubwo no kuvuga ngo umwana arahari, ariko ibyo by'abakunzi n'iki n'iki. No, ibyo ni ibintu nasimbutse. Cyane cyane ko noneho ubu ngubu hari ikintu abahanzi bari guhura nacyo cyane kigoranye ibihe turimo nka Green P. Ese hari movement uri gukora, hari project ushaka gushyira hanze, cyangwa washyize hanze batangire bayishakisha, bimeze gute? Ubu ngubu gahunda mfite na project ziri ku ma YouTube cyangwa ku ma radio stations zose zigiye kuvaho. Okay, ugiye kuzikuraho wowe? Zose kabisa. Ubu niyo gahunda yari ko umwaka ushize nateguye album. Ngeze mu ndirimbo 8 ko yari album y'indirimbo 12. Ngeze mu ndirimbo 8 muri December last year habajemo agasoho gatuma bihagararamo gace, ariko ubu ngubu bigiye gukomeza tu izo ndirimbo enye zibura ngiye kuzongeraho. Gusa album yanjye ntago nzayishira kuri radio, nzayishira kuri televiziyo. Na album yanjye. Ubwo uvuga ngo uzayibitsa nta n'ahantu hamwe izajya? Uzayishaka azayibona. Wowe uzayimuha ayigure cyangwa se uzacaho? Babyumvire. Ubwo se umuntu ashaka kuyibona yayibona ate Green P? Utagira nimero yawe none? Jewe ntago ngira Instagram, singira Facebook, singira YouTube channel. Ariko bazabibona kuko no simbonye hose. I'm among the lucky ones. Bazabibona tu kuko ibintu byanjye jewe nta competition y'umuntu n'umwe mbamo, ntago nkompeta n'umuntu wari wese. I do my things mu buryo bwanjye, mu nzira yanjye. Bamwe barabipinga, abandi bakabyemera, ariko mpamvu ukikomereza. Definitely. Uravuze uti ufite uburyo bwawe ukoramo scripts zawe cyangwa se imiterere y'ibyo ukora byose, ariko hanze hari abantu bagufana cyangwa se hari n'abantu bagukunda bari no kudukurikira aka kanya, ugasanga bakeneye ko nubwo wenda batabasha kukubona, siko abantu bose baguhamagara ngo bitabe. Ese hari nk'ahantu wateganyije umuntu yajya kubonera cyangwa se akaca kundi muntu kugira kubone? Ubu ngubu hari ama platform ndi gutegura, niyo mpamvu ibintu ibihangano byanjye ngiye kubikura ahandi hose bikajya kuri iyo line yanjye yonyine kabisa. Akaba ari line izagaragara ahagana he? Nagaburiye abapepura imyaka myinshi cyane. Ngubu this is my time. Definitely. Urumva bizaborohera. Hari nk'ubu mfite Instagram nshyashya yitwa Green Bandana. Niyo igiye kuzajya icaho info zose abantu baba bakeneye kumenyaho cyangwa kukugeraho. Hanyuma uravuze uti abagukeneye cyangwa iki, cyane cyane ko ubu ngubu hari icyo bari kwita ngo new generation, cyangwa se abana cyangwa se abahanzi bashyashya bazamuka. Bamwe baranashoboye, ndakeka ko bamwe nababona nka Green P ubu mu legend niko navuga. Wumva ari icyo wabafasha? Hari icyo uteganya cyangwa uravuga uti uzangeraho nzamufasha? Ikintu cya mbere nabafasha ni ukubabwira mu magambo. Cya kabiri ni uko banyegera tugakora, wenda cyangwa nanjye nkabegera, ko hari abo mbona b'abahanga nanjye nkwiye kwegera. Ariko mu magambo icyo nababwira, ino game surtout hano mu Rwanda ho n'ibindi bindi bisaba kugira mind, bisaba kumenya icyo ushaka, bisaba no kumenya uwo ushaka kubaho. Definitely. Akenshi turibeshya tukaba wowe ushaka kuba undi muntu, ariko ukajya ugira ngo ni wowe ushaka kubaho, ariko hari undi muntu ushaka kubaho. So buri wese agira ukuntu agomba kuba, kandi nta kujajinga umuntu ngo kameze gutya na gutya. Simbikunda njyewe. Urakoze cyane Green P. Hanyuma twenda gusatira umusozo, ndibaza uravuze uti hari abo mbona bari kubikora, ni bande kuri wowe uvuga uti nka Green P ndavuga uyu muntu ko ari kubikora bigakoreka?
barahari benshi Mvuga nka top 5 njye nashimye iyo ngiyo kabisa. Top 5 byangora kabisa sinakubeshya, ariko generation nshasha bari kubikora bose atari muri rap gusa. Atari muri rap gusa kuko ikintu nakunze nka last year umwaka ushize haje indirimbo nziza kabisa. Ikintu cyatubabazaga nuko nta boîte zari zihari, nta club zari zihari, ariko hasohotse ama club benga menshi cyane. Indirimbo wumva uvuga ati izi ndirimbo iyo ziza kunsanga hahantu hari gusa. Ntabwo iyo ndirimbo imwe wase watubwira Green P nkiyavuze uti ni club benga kabisa nka Green P ngi nayibyina. Hari indirimbo nka kibazo nayo ngiye kuvuga bari kutaba ngo ni iki n'iki. Oya iki ni iki gute? Hari indirimbo Kola ya The Ben. Okay. Hari indirimbo nyinshi zagiye zisohoka nkaho. Yeah, definitely. Uravuze uti The Ben abantu benshi cyane baba bafite amatsiko kandi ni nacyo tubereho legacy umurage n'iki n'iki. Bamaze kukubona mwishimanya ari igihe yari ari n'igihe aherutse no. Bavuga ati se bagiye gukora na collabo nk'aba brothers cyangwa se ni uguhura nyine nk'umuryango amaraso arakururana bimeze gute? Collabo nazo twazikora ariko akenshi ngewe ukuntu nkora mu music yanjye simba nshaka ngo nkora ikintu kubera ko abantu ari cyo bategereje, ahubwo iyo mubona ari byo abantu bategereje nkora contraire yabyo. Muri make na gahunda Ben dufitanye kuri album yanjye dufitanye indirimbo ebyiri iyo igiye gusohoka vuba. Alright, kandi twazikoze umwaka ushize rwose. Yeah, sure. Ariko ntago iyo bibi bintu bya danger imwe yari kwita isohoka basi yo kubabonja, ariko babe barindiriye gato pole ndo mwingi siko bimeze. Abantu benshi bari kugenda batweetinga, njye narabibonye ku matweets, abandi bagasharinga bakavuga bati Green P nawe agiye kujya USA finally. Yaba ari muri gahunda zawe cyane ugusura cyane ukujyayo burundu bimeze gute? Ntago ari USA honyine ariko ndi hafi no kujya muri Kenya ejo bundi, nzajya Dar es Salaam afite ama projet, afite projet nyinshi ahantu hatandukanye, na USA naho ni projet ngomba kujya gukorayo nkagaruka kuko nta kintu nkunda mu Rwanda. Nibyo gahunda zose ni ino hano aho byatangiriye n'ahandi ukahajya nyuma aho byatangiriye niho bizarangirira. Definitely. Uravuze uti sinkunda gukora ibyo abantu bavuze ngo nibyo bashaka, ngo gukora ibyo bashaka ndabikora. Se ntago bituma hazamo akantu k'akabifu n'abafana bawe cyangwa kuko usanga duhere nko mu Rwanda. Jewe nta bafana ngira, njye ngira abakunzi. Ngira abantu bankunda, bakunda ukuntu Green ameze, bakunda ukuntu Green akora. Apana abafana ni nko mamashyi n'abantu biruka inyuma y'umuntu. Okay. Ubwo abo bakunze ariko bo ubuvuga uti ndabazirikana ndabaha ibyo bashaka. Cyane kabisa. Cyane ko uvuze uti vuba album n'ibiki birashoka. Ese muri izo album hari ubwo nk'umuhanzi ufite authenticity cyangwa uburyo akoramo indirimbo ze, ari ubwo ugiye kubihindura Green P cyangwa turaguma muri ya style yawe y'umwimerere? Okay. Jewe nguma ko akundi ariko nkagendana n'ibihe of course. Yeah. Kuvuga ngo hazazamo akantu ka innovation. Yeah, sure. Ariko nk'ikintu gitangaje nko kuri album yanjye hari indirimbo y'iminota 9 dafite chorus. Yeah. Urumva rero ni ibintu bitandukanye n'ibintu abantu baba bamenyereye cyangwa basanzwe bakoze. Ariko icyo nzi cyo iyo bafashe time bakabyumva bumva ari kuko ukuntu nandika story mba ngufitiye none akenshi twagiye twandika ama story kera y'ibintu twimaginaga n'iki ariko finally twaje kubinyuramo twaje kubinyuramo tumenye ibyari byo none byanyabyo none imagine none mbikwandikiye mbirimo ibaze none bari ibindi bintu nkira nzimbanye kuvuga ngo kwicuma n'iki je naje mubona hafi y'imodoka nziza cyane Green P nabyo bya biri muri ibyo bintu uri gucamo kuko abantu baba bafite n'amatsiko ko iyo modoka ni nziza ntimbeshye. Day by day dufite kwanza ya indirimbo iri ku album yanjye twa Day by Day ndi kumwe na Jay Polly. Day by day turakura umunsi ku munsi bigenda bihinduka, sometimes bikasubira down ariko iyo umuntu adacitse intege ibintu birakomeza birazamuka hejuru. Definitely. Hari ikibazo twenda kugana ku musozo Green P. Abantu benshi cyane bari muri aya matsinda mashyashya niyo navuga ari gupopinga cyagaragara cyane za byina trap, hari n'abayisenga iyi ni drill, hari n'abandi bitwa ngo kinya trap, pop smoke.
Ndabona uzi ko kuzibyina. Ndagerageza ariko byaranze. Hanyuma Green P njye ndibaza cyane izi njyana nka Tough Gang mufite style yanyu izwi yubashwe. Ese hari ubwo mwakwemera gufusinga ko byose bakunda kuvuga ngo nta myaka ijana ntago tugiye kubaho burundu. Ese mwakwemera gufusinga muri izi style z'aba bana bari kuzamuka mugakorana nabo mukabako collab? Gukorana nabo nicyo kintu tugomba gukora ahubwo. Gukorana nabo ni ikintu tugomba gukora ariko nyine urumva ikintu gihari nimba umwe ahinga ibishyimbo undi ahinga ibigori arazana ibishyimbo ahe uwo undi ibigori niwe ibigori amuhereza ibishyimbo yacu ni uko nguko tugiye kubikora ntago ushira inyuma ndetse ntago nakorana nawe na underground n'izindi yaba ari style barimo tuzabihuriramo twese tugira ikintu buri wese ahundi tu definitely hanyuma tuvuye muri side ya rap mujya mutekereza nk'aba rappers bakomeye cyangwa kuba mwakorana n'aba ba R&B bana bakora izi genres za zuke izindi njyana mukumva namwe mwajyamo mugakorana cyangwa muvuga ati ibi bintu ntago nabyiteze ntangiye ku giti cyanjye jewe ndi umuziki apart wenda ya hip hop nakubwiye ko icuranga na gitari kuri gitari rero ushobora gucuranga imiziki iyo ari yo yose kwanza nkunda karahanyuze byatari njyemba nicurangira karahanyuze urumva ndi umuziki wazana zuke wavuze inoni zonyine niyo beat nayo wayijyamo ni ukuvuga ngo bitegure ko abo bakunzi wavuze bitegure ko n'izindi genre bazi kubonamo definitely hanyuma Green P akabazo ka nyuma abantu bakunda kuvuga bati umuhanzi nibura uyu nkunda ese daily routine yimeze gute daily routine ya Green P ni gute wowe umunsi wawe ubuteye ngiye kuva mu gitondo kuko nkunda kuryama ntinze byatari nkunda no kubyuka ntinze byuka nko mu ma saa 5 saa 6 icyo gihe nyine after shower igiporezo of course kuko tuba tugomba gukora kabiri mo gake ni ukongera imisokoro mu igufa niko bimeze turi kunywa ji z'amafi nkumva byagera nka saa 8 niho phone itangira kuvuga ati bimeze bite WhatsApp akazi ni ikeneze jewe buriya akenshi nkunda abajama banje tu ndabajama banje iyo bigeze za saa 8 batangira kumbaza Green where you are tukagenda dupanga saa 10 duhurira aha saa 10 duhurira aha tukaza guhura freestyle nyinshi urumva ariko nimba ari saa 10 turavuga ati saa 12 turaha tukajimisha alright akazimya saa 1 ukaba uri home noneho ubu ngubu batwongereho n'agasaha ka saa 2 ni ukuvuga ngo saa 1 nibwo umuntu azajya bakajimira ntabwo nakurekura Green P utankoreka freestyle kiriya ndirimbo yawe abantu benshi bavuga ngo ufite message runaka wavugaga ariko ndumva wagacisha iriya kandagira abanzi aga freestyle abanzi rero abantu bagira ngo nibo nabwiraga n'iki ariko nabwiraga abantu muri rusange nanjye nibwira verse ya mbere ndavuga ngo verse ya kabiri reka bariyo nkera yego kabisa ko ngo wasomye ku buzima lazima uzasoma n'urupfu kuvukira icyapa ntibizaguca ingufu burya umugabo isi muba ku bitugu abenshi utitabanzi n'inshuti zifite inyungu gusa uzumve ba sogokuru jirani n'indugu gusa izabo zari string wabazana mu isi y'ubu babaho bijijisha cyane buzuye umwiryane mu duce tw'abakene iyo tugezemo ni danger kwijijisha tujya horo zidatanga imisoro duhure mu birori hayi twashize isoni mu nguna ababaya baracana amasiri aho bakabakereka n'injya mu ijuru Corona for that. Definitely. Hanyuma akabazo ka nyuma na nyuma tuhita dusoza hano kuri Legacy TV. Abantu bajya bibaza nimba hip hop selling. Se hip hop yakubeshaho ukabagira icyo urya cyangwa se hip hop kuri wowe niki? Ni gute ubasha kuvuga uti igize ikinyinjiriza nka Green P? Hip hop ira selling of course, ariko kuri nge hip hop ni culture. Hip hop ni culture, hanyuma rap is what you do. Yeah. Definitely. Hip hop ni culture yawe nje nk'imbonye direct itumana ko utona ko ari hip hop. That's your culture, no muco wawe nakindi. Ntabwo wakwirirwa ubibaza rwose. Hip hop ni culture, hanyuma rap ikaba ari ikintu ukora. Kwaye n'abantu bari muri hip hop barimba R&B
Okay. abantu bari muri hip hop barimba reggaeton, dancehall, ariko culture yabo ari hip hop. So iyo ikintu cyose ushizeho umutima kiraselinga, of course, ko ntabwo abantu benshi bakora rap bameze neza ari batunze ibabeshejeho imyaka myinshi. Ndakubwiza ukuri nka Jay Polly kuva muri 2008 nta kindi kintu kimutunze uretse hip hop. Riderman kuva kera nta kindi kintu kimutunze uretse gukora hip hop, kandi abayeho neza, ameze fresh, atunze urugo rwe, ari gutera imbere cyane. Urumva ni ingero nyinshi. Naho abapeti bari kuza bashyashya, reka twe kubita abapeti ko bamaze gukura, nabo ni abagrand. Ariko nabo ubona ko hari iterambere ryabo rigenda ribaho bitewe na culture hip hop na job yabo ya rap bakora. Definitely. Green P niye message cyangwa se ubutumwa runaka wabwira abakurikiye Legacy TV? Kurikiye Legacy TV nababwira ko nibwo bigitangira, nigga, don't panic. Siko bimeze. Nibwo bikiza. Don't panic. Niyo message y'ungo. Don't panic. Nta bwoba. Yeah. Definitely. Urakoze cyane Green P. Thank you. Bless up, mbabwira ko mwari muri kuri Legacy TV, #1 station, be all in or be nothing at all. Twati kumwe na Green P, muri kumwe nanje Albina, Sini, Queen of the Mag, the good girl in the city. Mbibutsa ko nimutarakanda kuri subscribe right now. Nimutarakanda kuri like, kuri comment, no kuri notification button right now. Byandikeho kuko it is what it is here in Rwanda. We live the legacy, yo.